Reka nongere ngusuhuze udukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi nakuzaniye platform cyangwa se uburyo bwiza wakoreshamo internet y'ubuntu. Nizere ko ugiye kubana nanjye muri iyi video, akwereka ibyo nacukumbuye muri iyi minsi itari mike, nacukumbuye ndeba ukuntu abagize ibintu by'ubuntu. Nkuko mwabinsabye muri benshi cyane, niyo mpamvu nateguye ikiganiro kirambuye kugira ngo nkwereke inzira wacamo kugira ngo ukoreshe internet y'ubuntu. Ndagira ngo tubane gatanu ku kandi, maze ushyire amatsiko ndetse ureke gutakaza amafaranga yawe ugura internet, cyane ko ibintu byanahenze. Hari amatelefoni ya make ari yagura 21, hari na telefoni zihenze zimwe na zimwe za Infinix n'ibindi bitandukanye. Ibi byose birakora cyane, ariko ntabwo nagusezeranya ko telefoni yose yakora cyangwa se wenda ino platform irayemera. Birasaba kugira ngo ucekinge ubwawe cyangwa se uverifie, ubikore nyine urebe ko byakora. Reka tujyane rero, turahera turajya muri Play Store. Play Store ni application dusangamo application zitandukanye, turinjiramo. Hano hantu twinjira dusanga application zitandukanye, wandike ngo APN ni A na P na N na A. Turn right, niba uri kubireba ni ngaha hejuru, ukandeho. Numara ukandaho, icyo urakora urahita ukanda install. Dore niyo ngiyo, ubundi itangire downloading. Ikanongera akamuri gake, ubundi murebe neza. Urabona ko itangiye kuloading. Iyi platform itanga internet irukanka cyane kandi yizewe cyane. Wowe urayigerageza muri telefone yawe, noneho muri comment hasi unyandikire umbwira ati byanze, ubundi nkwereke ukuntu waza kubigenza mu buryo bworoshye cyane. Gusa icyo ndizeye cyo iyi internet irakora cyane kandi mu buryo bworoshye cyane. Bwa mbere ukoresha internet nyine uri downloading, ariko bwa kabiri birasaba kugira ngo ufungure network gusa cyangwa se connection gusa, ihita ikora cyane nta kibazo. Reka tugendane maze nkwereke ukuntu waza kubigenza rwose. Umaze igihe mubinsaba cyane, yewe kubera ko mwabinsabaga mfite channel yindi cisha ibiganiro bitandukanye bya entertainment ndetse n'ibijyanye n'imyidagaduro bitandukanye. Byansabye kugira ngo mfungure channel nshyashya kugira ngo nyembereka utuntu nk'utu ngutu tw'ubwenge, uburyo wakoresha ikoranabuhanga cyangwa se ukaribyaza umusaruro. Ibintu nk'ibi ngibi tujye tubibanamo rero. Ndakeka rwose niba nawe ubikuye ku mutima cyangwa se wumva bikuvuye ku mutima, ukaba turi kubana muri iki kiganiro, wakanda subscribe tukazamura iyi channel, maze tukagenda tujya ku byiza cyane, ugakanda like. Noneho reka dukande open. Dore ngaha turebe ukuntu wayinstall. Ndagira ngo tujyane, nturangare kugira ngo utazambwira ngo ntabwo nabibonye. Nyaboneka unyihangane tugendane. Ubona ko mu by'ukuri iri gusacinga. Iyo ikunze bigenda gutya. Tugende turebe. Nuko nguko nawe igomba kuba imeze, igomba kuba mu ibara ry'icyatsi kibisi. Turebe byaribyo, urakanda okay. Noneho bavuga ngo please join on your Telegram, thank you. Noneho ukanda Telegram, ukande leta, barakwereka dashboard imeze gutya. Niba uri kureba neza ukuntu ibintu bimeze, kubona ko hano nk'utu tuntu utungutu. Dore n'akandi ngakano harimo ijambo, bari kwamamaza hano bantu. Harimo Zimbabwe, ahandi hejuru harimo out select server random. Hejuru nta kintu urakora hano. Ahangaha hejuru nta kintu ugomba gukoraho, hano gutya nta kintu wemerewe gukoraho, urabyihorera. Noneho uzukandemo hano handitse ngo Zimbabwe, hano hasi gutya handitse ngo Zimbabwe, urakandamo. Numara ukandamo umanuke gake gake, nkwereke ukuntu uraza kubikora kugira ngo ukoreshe internet y'ubuntu. Ndagira ngo tugendane akantu ku kandi, byanze bikunze nzi neza ko biri kugaragara cyane kandi mu buryo bwiza cyane. Noneho niba bitari kugaragara, none ufite ukuntu watambika telefone yawe kugira ngo ubirebe neza kandi mu buryo bwiza cyane, nta kintu kigucitse na gatoya. Tumanuke turebe. Ahangaha nyine ni mu bihugu bitandukanye, kandi ibihugu byose ntago ubikanzeho ntago internet yakora. Gashobora kwikonegita kari akantu, ariko ntago yakora. Bisa kugira ngo urebe agahura n'ibyo ngiye kukwereka, kugira ngo igihugu bihuza. Turamanukana gake gake. Nyaboneka wakanda subscribe ko ngiye kwereka utuntu tw'ubwenge, ariko tukazamura channel tukaziteza imbere, ubundi tukaza twigiramo ibintu byinshi bitandukanye. Ngiye mbigisha ibintu byinshi bitandukanye, ndashaka no kubereka ibindi bitandukanye byinshi cyane kugira ngo mwunguke ubumenyi butandukanye, namwe mujye mubyikorera. Tugeze Indian, ariko bikudutinza ibi ngibi. Reka tujye dusacinge MTN
MTN ntabwo byakunda rwose, zikunda kugaragara gakeya. Reka turebe Rwanda. Iyo mbikora gutya kuva kare biba byakunze. Rwanda Airtel, uri kubona ukuntu ugiye kuzabigenza nawe, uzasacinga, uzajya ahangaha nyine gutya, usacinga Rwanda Airtel, ubone hari idarapo y'u Rwanda gutya nyine ahangaha. Numara kubikora gutyo bizaba birangiye, uzaba wemeye gukanda start, ubundi utegereze ko kikonegita. Ikintu nibagiye kubabwira rero, iyi system ikora kuri Airtel gusa. Ufite simukadi ya MTN ntabwo bikunda habe na gatoya. Icyo usabwa rero ni ukuba ufite simukadi ya MTN. Ikindi, niba ufite telefone ntoya wenda ya Airtel nk'izi ngizi nshyashya, cyangwa se indi telefone itari nini cyane, kugira ngo uburyo bukunde nuko ugomba gutambika telefone yawe igihe uri kureba ino video, kugira ngo ibintu bigende neza cyane, ubundi usobanukirwe. Nimara kugiramo Airtel Rwanda rero, icyo urakora nta kindi kintu ukoze, uhita ukanda start. Niba ugenda gutya rero, icyo urakora urahita ugira iki, urahita closing, urahita ukanda OK, utegereze. Urategereza, hari ahanditse ngo stop hano gutya, tegereza turebe ibyo ari byo, waiting for server. Tegereza turebe ibyo twakoze niba koko bikora neza cyane. Reka turebe, tugomba gutegereza tukareba ko ibyo twakoze kuko biraza gukunda. Urabona ko byatangiye kwikaraga cyane. Kano kantu katangiye kwikaraga k'umutuku, reba hano kabaye icyatsi, handitse ijambo ngo connected. Wabibonye? Ino mibare itangiye kugenda iri kubara gutya. Uri kubireba? Iyi mibare iri kubara. Utu tubare muri kutureba dutangiye kubara. Turi hariya hejuru bitangiye kubara, uko bireba. Kandi ahangaha handitse ijambo ngo connected hano gutya. Biba byamaje gukunda cyane. Nizere ko wishimiye ukuntu mugejeje ibintu by'ubwenge. Udukupye gutya tukareba ari hejuru, uri kubona ko hari akajambo kameze nk'akanuza, kameze nk'inuza, kameze nk'aka hejuru gutya. Hari akajambo kameze nk'agafunguzo, ubona ko kerekana ko byakonegise cyane. Ubwo iyo tugiye gukora ni iki ngiki rero, tugiye gusubira inyuma, ubundi turebe ko ibintu biri gukora neza cyane. Ahantu hakunda gutwara mega menshi ni hera. Reka tujye nko kuri ngabanye volume, tujye kuri YouTube turebe. Bibaho cyane, nubona nyine bisa nkaho bigiye gakeya, iyo umenya ko na network zisanzwe bigenda gakeya, ntibigutungure. Kuko nako YouTube rwose uri kureba nta kibazo. YouTube urareba nta kibazo na gitoya, uri kubona ko nta ribi, internet ikora neza cyane kandi mu buryo bwiza cyane. Ndakwibutsa ko kano gafunguzo kari hejuru, karahari ngakariya hejuru. Ntugire ikibazo ngo ndi gukubisha agafunguzo ngakariya, karahari kandi ubona ko internet mu by'ukuri iri gukora neza cyane ngakariya hejuru. Ubwo rero nizere ko nawe video wayikunze cyane kandi bakubwiye ibintu by'ubwenge byiza cyane. Nagaraha gusa na TikTok wajyaho kandi ukareba neza cyane. Ukubona ko TikTok nayo irakora. Nizere ko wishimiye video naguhaye. Niba wayikunze rero ubikuye ku mutima, ndagira ngo kandi subscribe, ukande na like, tuzabane muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.